Mtie mutagatifu wa Yesu nuwa chuma wetu sabire abana bawe dusabire abana bawe Maria nyina shamba mutani w'Imana ni wowe wabyaje umukiza wacu Maria mubyeyi mutagatifu wa Yesu nuwa chuma dusabire abana bawe dusabire none se Alex ngaho rero wewe nta kintu byose ubwira abantu babwira abakunzi bawe abantu bagukunze ubasezera doromoza no kubaririmbira babwira ikintu wifuza wigira ubwoba nta kibazo sibyo babwira kandi uririmbe tenor Comment ne pas saluer Comment ne pas saluer Comment ne pas saluer Seigneur Jésus comment ne pas saluer Comment ne pas saluer Comment ne pas saluer Seigneur Jésus comment cachoro cada tudonga je vois ta croix Seigneur Jésus je te bénis comment ne pas saluer Seigneur Jésus comment Tuti bakunzi b'amajyiko rero reka nanjye ndifuza kugira ngo basuzanisha kandi bose ngiye kwakira Alex ni umwana wamenyekanye cyane ku miririmbire idasanzwe umwe mu bakozi b'Imana bakiri batoya bagaragaye aririmba muri korali bose rero naganye mu mashuri yigaho aherereye hano mu karere ka Burera mu murenge wa Gitobo reka ngiye guca tuganire ndi kumwe na mwarimu we agire gutya agenda tuganiriza atubwira byinshi ku mpano idasanzwe y'Imana Alex Karam amakuru yawe meza nyuma yo gukubona ejo muri turirimba muri korali byatunguye abanyarwanda benshi wowe mu buzima busanzwe umaze igihe kingana no turirimba muri korali ya Alex yes umaze igihe kingana no turirimba muri korali amaze imyaka 2 imyaka 2 yamaze aririmba muri Kweri Cantores Mutungu yatangiye rero 2022 mu kwezi kwa 10 nibwo batangiye umurimo wo gukorera Imana muri korali Alex bite byiza ese kutigo bire kure nta kibazo sibyo hari abantu benshi bagukunda abantu bari muri Burayi abantu bari muri Amerika waramamaye isi yose irakumenya ntabwo wari ubizi niko nta kibazo mbwira sibyo niko mbwira nta kibazo waramamaye isi yose irakumenya abantu benshi bakumenya cyane ariko ni iki mwarimu yarakubwiye none se niba ugutoza kuririmba Alex ufite ubwoba niba ugutoza kuririmba nta kibazo abakunzi b'amajyiko rero bazakwakira neza ngaho mbwira ni ibi nunge none se Alex ngaho mbwira rero nyuma y'uko bigaragaye ko uririmba kuriya uri kuririmbira muri korali ririya jwi uririmba ni irihe tenor niwe ushinzwe kuririmba tenor muri korali none se urusengero ruri hano hafi y'ishuri ryawe ngaho rero turirimbire tenor nyuzaho rwose ntabwo wakunda ariko waririmbaga muri korali n'umurava mwinshi kandi uririmbe tenor Comment ne pas saluer Comment ne pas saluer Comment ne pas saluer Seigneur Jésus comment ne pas saluer Comment ne pas saluer Comment ne pas saluer
sengesha si koma kashoro kada tudonga shebota ko sengesha si shoto beni koma ne paterue sengesha si koma none se Alexis urakoze cyane kuba uri rwose utiririmbiye gutyo ngaho rero banza umbwire hari abantu benshi bakwitiriye waramenye ko bakwitiriye ntabwo amenye ko abantu bakwitiriye bagakora ibiganiro bivuga yuko ari wowe then ubundi abantu bakaba ari byo bakurikira bazi yuko ari wowe niko vuga nta kibazo umwana umuhungu we yagize ubwoba ubwa mbere abonye kamera ari bireba gusubiza yego cyangwa oya unasobanura umwana mugiye kumenya ko afite impano itangaje gutya numva awaririmba ijwi rya tenoro gusa kandi andi majwi azikwiye aririmba neza hose aragerageza atanga umusanzu aho bikenewe mu bijyanye n'imyigire dore turi kumwe na mwarimu wawe mu bijyanye n'imyigire nabwo aratsinda cyane aragerageza rwose nta kibazo mu myigire. Alexis mu bijyanye n'imyigire ubona bimeze gute ku ishuri atsinda ubona ubyumva amasomo urayumva babwire nta kibazo ibintu byose bimeze neza ntabwo ubona hari ibitagenda yenda byagenda neza ishuri rikagenda neza kurushaho kuyifatanya n'umuziki urumva ikibazo kiba kirimo amashuri nyine tuba twigamo akenshi nk'uku nguku ni byiza duha ubumenyi ariko Alex dukurikije ubumenyi afite abonye nk'ishuri ryiza kurushaho bishobotse burya tutsinda ku kigero nyine ku kigero twigaho ubonye ubumenyi burenzeho ishuri ryigisha birenzeho wiga n'ubumenyi burazamuka akaba yatsinda birushijeho gusa kugeza ubu ngubu ko atsinda nyine biragereranije bihwanye n'ikigero cya bagenzi be cyane ko n'imyaka ye itaraba myinshi afite imyaka 8 yiga mu wa 3 akaba aririmba muri korali yitwa aririmba muri Kweri Cantores ya Mutungu. Iyo korali se yego ngira amatsiko n'abanyirimo abantu batoya benshi ubundi si korali nubwo tugeraho tukabyemera tukakuvuga korali nka korali ariko ubundi ni umuryango w'abana b'abaririmbyi umuryango w'abana b'abaririmbyi ni Kweri Cantores ni umuryango mpuzamahanga uri mu bihugu byinshi ku isi no mu Rwanda buri mu maparuwasi menshi noneho rero kuri centrale yacu ya Mutungu urumva twatangiye 2022 umwaka ushize 2024 mu kwezi kwa 8 nibwo babonye amasezerano ya mbere bemererwa kuririmba mu kiliziya ari babana benshi bari gisiboni benshi impano ni nyinshi ahubwo muzaza mu ruhe akabagahebuza Alexis ko ndasheka ari we ubahiga mu bandi bose cyane rwose n'ibihembo byinshi najyaga muhemba nkuko mushimira utuntu tworoheje felicitation wabikoze neza nabuze akajingwe no dusangire kubera ko n'ubundi na misa zindi n'ikindi gihe cyose aririmba bitangaje bigaragara ko aba yumva icyo aririmba kandi aratwara nubwo ariko bimeze uko arimo aratubwira mu kandi mu bijyanye n'ubushobozi mu buzima busanzwe Alex mu myigire ye urumva ntitandihuza n'ubushobozi nk'umwana uba hano mu cyaro kandi umva afite impano y'umuziki Alex abonye ubundi bushobozi ntabwo byatuma yagira impano y'umuziki kurushaho icyo ngicyo rwose ntabwo nagishidikanyaho dukurikije ibyo tubona abonye ibirenzeho rwose ubushobozi nibwo bubura haba mu masomo haba mu muziki byurumva ni inshingano zanjye nzagenda ntoza n'abandi dufatanya ariko cyane urumva abonye ikirenzeho byaba byiza akabona ubufasha abonye ubufasha byaba byiza kurushaho ni nacyo umuntu yakwifuza kuko afite impano kandi nziza ku myaka ye mitoya Alexis rero hari abantu benshi bagukunze kubahereza nimero yawe cyangwa se ababyeyi bawe ukoresha ku buryo iyo nimero niba ari umuntu wakwikundiye niba nari kukwereka abantu babanza bari kukumbaza banyoherejeho amafoto yawe bagerageje gushaka kugufasha kubera abandi bantu bakwitiriye baba barimo bagutwara mbakwereke ariko hari n'abo nigeze kukwereka ndakeka ndaza kubakwerekana n'abavuzi none uriya n'abandi bantu benshi bari barakwikundiye barakugura warabimenye
ni nabo batumye nzanga ndavuga ndemera nze muri no misozi y'Iburera nze kukureba sibyo ngaho rero bagiye nimero ubahe nimero wizeye noneho tuza no kuba mu rugo bakoresha WhatsApp ntacyo turaza kubana imbere ya WhatsApp ya mwarimu ku buryo nihaboneka nk'umuntu utari hano utabasha kubona uko aguhamagara ari hano mu gihugu azahamagarira imbere ya mwarimu ariko noneho uze no kuza kubana imbere yawe mu rugo bakoresha ku buryo bayikubonaho cyangwa se n'uwabona ubufasha yakoherereza sibyo nubwo ngiye kukureba abandi bantu benshi bazahita bamenya amakuru yawe batari bazi amakuru yawe urabona ko nanjye byangoye bitangoye ku buryo bazajya baza kugusura ukabaririmbira ukabereka impano ufite idasanzwe yo gukorera Imana sibyo abana ukorera Imana ni umujene muto ufite imyaka 8 uzakomeza ukorera Imana ngaho rero tubwire iyo nimero ubundi ibindi tuze kubiganira ku ruhande duseke ubundi tubone kwerekeza natwe i Kigali sibyo gari nimero yi 078 14 karindwi 36 karindwi. Iyo ni nimero rero mfite bakunze ba Magic Level ni nimero y'ababyeyi ni nimero ushobora kuba wabonaho uyu mwana Alex ufite impano idasanzwe reka twegere na mwarimu adufasha duhe nimero yiwe ya WhatsApp ku buryo niba ari umuntu uri hanze y'igihugu yifuza kuzaganira na Alex yagira gutya akaba yahamagara mwarimu we mwarimu umwigisha ubundi akamumuha bakaganira mwarimu nimero rero yawe ya WhatsApp murakoze nimero ya WhatsApp nkoresha Airtel 072 karindwi 5 6 3 1 072 karindwi 5 6 3 1 iyo niyo nimero ya WhatsApp nkoresha wayishakaho yayibona kandi namufasha no kugera ku babyeyi b'uyu mwana wenda icyo atavuze iriya nimero yababwiye ibaruye ku witwa Nzariturande Genesta niwe mama we yego nibyo Nzariturande Genesta Genesita uko nguwe umwana ko bamufasha ndakeka n'Imana ibazariwe umugisha kuko ni umukozi w'Imana ukiri muto ufite impano ikomeye cyane Alex rero dusezo ntabwo turi gutinde dore amasaha yadufashe aho tuzafata kandi tuze kugusura rero dusezo rero turinda akarembo k'Imana yagize Imana ariko ushyiremo akarembo ka tenoro ku buryo ukoresha imbaraga bakoresha sibyo Maria mutagatifu wa Yesu nuwa chuma dusabire abana bawe dusabire abana bawe Maria nyina shamba mutani w'Imana ni wowe wabyaje umukiza wacu Maria mutagatifu wa Yesu nuwa chuma dusabire abana bawe